500. Ubundi se akantu kamarira iki? Ibiceri senyi. Iri kote ririmo kunuka je ndahita ndi guhera make ndagasa. Reka. Cyangwa ni wowe urimo kunuka. Ko wagira ngo yisiga girisi. Ase ubu cyo kirimo kunuka. Abakira b'iki gihe ntanda nciriye mu. Ni urimo kunuka. Rekuza reku. Angahe? 25. Ari guhereye ku kirango. Ye ntabwo ucuruza zahabu. Nge ntabwo ucuruza zahabu. Ucuruza inka se? Acuruza inka. Ibihumbi 23 kuri kote byagwa amafaranga 500. Y'amadolari. Boss do. Reka do chaka. Ayo mufite chaka Ayo pe. Chaka. None se ninde wa Chama no mu kibuno koramo. koramo rose. No ode na koramo nta kintu kirimo. Azo. Nyenda ya make yose nayizanye barabahenze birambabaza. Ako ngaho iri kunkura muri mude bawumva ndabona bakira. Uziko ibintu turimo gukora ubwabyo ari forode byanatwicisha. Ejo bundi nuvuye amageragere. Oya mageragere se ko ari mu rugo. Mageragere kari mu rugo. Ni mu rugo iwanyu rero si iwacu. Mbabarira dukora ibintu byacu dutuje. Ubwabyo ibingibi turimo gukora ni forode ntabwo byemewe. None urimo kugereka kugenda urimo gusakuza. Waretse tukagurisha mu mitungo. Kuvuga ko noneho tugiye kujya twandika message tukazandikira abakiriya bakaza kuvuga. Ariko nanone uziko byari twe twajya tujya mu bipangu mana. Ubwo se usanze hari yimwe. Mwanyumvire utinya imbwa. Umuntu w'umugabo utinya imbwa. Ntabwo yitinya wowe. Ikintu cya mbere we tugiye gukora ni iki ngiki. Urimo kumva twumvikana. Uracyafite amaraso y'ubusore njyewe mba nifitiye n'ibibazo. Nyine ni keza ariko wisakuriza ariko. Imyenda yahenze. Biri guzi ko ikote rifatiye kuri 30. 30 yose? Uze barama 32. Shaka uhise uhomba mwa. Ariko nabo ntapfa no kujyambara abo niyo bantu. Wagiye yambarira wowe ubwawe. Aho kugira ngo ndigore make sha. Dore cya gikobwa Suzanne sha. Cya gikobwa Suzanne ejo bundi najyanye imyenda. Yayindi nari nakuye ku mupaka. Uhita urombe. Nawe focus yawe kurombeka ndagaso. Barukimbwiye. Yego. Suzanne mbagezeyo nari naranguye dozeni y'amakariso. Urimo kumva? Y'urugo. Yose gita cyafatira rimwe. Ayobwo neze ahita yajyana ku busa. Hari harimo akamukwiriye sha. Ariko anamubereye ndagaso. Nzakwereka. Kuvuga ngo yagiye kwigera uhita umureba. Ndanamurungu. Oyabwo rusacyaziro ntago byabo. Nkubwire n'iki byose urimo reba n'akabage nazanye. Akanga kasa no kurimo kugacuruza. Amaye ngadaho. Avutanye bajama harimo amadolari. Barayaguha uno munsi. Aho munsi abakiriya abanabuze. Ariko reka nkwere. Mfite n'icyaka. Ufite n'icyaka? Cyakomeza usakuze mugana umuntu agire anibonera abakiriya. Wa nawe sakuza adasakuza. Kariya kamwa ufungishe ferabe. Kariya kamwa kawe nyamara gashobora kuba kanatera ishyaka. Ngewe ubizi ko twakoranye bufite icyasha. Ko ntuzongere gusura. Tujya dukorana ukagenda urancuhurira imisozi sha. Ako se nk'ubu ngubu wumva imbwira biba bijyanye n'ibintu mba nshaka ubwo naso n'ubufite ngewe umaze kundambira ubu narumiwe mana yanjye ubu nzakora iki koko umuntu buri munsi duhane gahunda yice ubu suri ko mama afite igihe cyo kugutaho wajya uba amacuba muri mande koko umva umaze kundambira ubu mana yanjye ungeze ahaga ni ukuri kwimana pe yababuze Iduwa ntabwo njya nkunda kuhagurishije nakubwiye ngo tujye Kabusunzu uranga. Oya Kabusunzu ariko uzi ko Kabusunzu ari ubwashize wamujama bamufatiye. Twagiye Dobandi. Dobandi ariko ho twapfa kujya ariko. No mu Gacinjiro hajya abakiriya. Ariko aho hantu hose kankwereke urimo kumva ari ahantu dushobora no gukura y'amafaranga. Wa mu Gacinjiro hajya abakiriya ari abantu njya ngurisha amasudiye n'amakoti nta karisi ufite. Hari umugore wagurishije ngo uramutuburira. Namugurishije igisudiye cyashya. Naciye ahantu bacyanitse ndacyana. Kari mukiriya. Niko. Komera mabuja we. Hano ari utwenda twiza. Koramo. Mabuja. Komera mabuno. Mugurishe imyenda. Mabu. Nta mwana ufite. Aya aramukwira. Yaho gashati. Iyi ngiyi n'umugabo we yamukwira ufite umugabo. Mabuja we. Reba iki gikoni. Hasi ubwo naso ni mufite.
ntasa n'umufite abuja nawe rero ko reba imyenda ukunda myiza iyo myanda erega abacuruzi batagira discipline imyenda mibi ntabwo kireba iki nese mfite ikihe kibazo uyu ushobora kuba guhaye imperitasi twebwe ikibazo dufite ni ukukugemurira imyenda ahubwo urimo kwibaza ngo urayimaze iki ntabwo ndi kugemura ndi kugurisha urayambara mugurisha uragura iyi mugurisha nese uri kunyambika nagure nawe hano rero rirebe cyangwa urebemo hano rebera ibikote nimba aho twakora nashimye akagashati akashati yego mama ndakaguha rwose pe igere rwose hano mfitemo n'akabati wambara kubera agahagarara niyo yaba yarabahenze birambabaza rwose karimo ibintu kiriya tu urabona ko ni muwayenda ndamayibuzi ko wagira ngo ni wowe bakaremeye wagira ngo nagupima ahise agera mu mugongo nk'aho imbuga reba mu hano uzi ko wise uburwuki neza ungana na mama atarashaka izina ry'Imana ureba sameze se nka kaka wawe tuba tumufuta ambaraka akakora nta kibazo niyo cyaba cyaracuyutse akari mujya kubyiba mu mama ambarako ngako sawa tujya kubyiba birakureba wewe gura imyenda utibajije aho twayikuye uyu wese nakigwa nani ako maba utagira ngo hafi nge nta mugabo ugira ino shati rero ushobora no kujya uyisasira nta kibazo iyi ngiyi niyo umwana yinyayeho inkari ntabwo zigera kuri mato iyo nishyuka maba ureba aka kabage rata kagezweho rebera aka kantu wakabonye gusa kano nangaye aka shati umwana aya mbere cumi saka kantu uramba ngahe 500 wenda ibiceri 500 shyira hano urayemeye uwe mwenda ufite naho agaciro mu ibiceri 500 utongera no kunkora 500 ubundi se akantu kamarira ibiceri senyi iri kote ririmo kunuka agenda ndahita ndi guhera make ndagasa reka cyangwa ni wowe urimo kunuka ko wagira ngo yisigagira isi hasi ubu si cyo kirimo kunuka abakira b'iki gihe ntanda nciriye mu ni urimo kunuka reka uza reka shamani wa umukobwa dukundana muri iyi minsi yampaye impano y'agashati keza none nanjye nshaka kumutungura nkamugurira agakote wenda sha umva ibyo ngibyo byo biriho hari ahantu nzi wamugurira akantu kakamushimisha urahazi ze sha abajama amaze iminsi mbabona sha umva bafite utuntu turyoshye noneho uguza ku gakote ukakamushyira kuri abo bajama yahita kugira uwa mbere hose yaba mu nzozi no mu bitekerezo ugakote keza nzaho umubebe ewana akajya yigwa ntekereza akajya avuga ati pimu niwo wanjye ego ibihe byose ahubwo yongeraho ibihe byose shenari bintu ubwo turabishaka ukuntu nyine ubangizeho nkareba ibyo ari byo nyine ahubwo wowe uri gutinda njyewe nubwo n'ejo bundi naguzeho ipantaro wenda nkagenda nayitwaye mu ntoki bakavuga ati ndi kuyisiga mu nzira baguzeho n'abangaba ugiye ku yego kamarade we reka dasha nanjye nahinduye imirimo nsigaye nkora mu birombe kabisa shawe se biriya warangiza kwiga se noneho ukicara bikakumarira iki sha reka dasha hari igihe uba wicaye kabisa inshakwazi kakurariraho n'isyo ukabura yo kuzogoshesha tamvuga ati rero reka nigire mu kazi ameze n'isyo yego ameze n'isyo ndimo kuvugana mani n'umuntu wo mu cyaro ikamuyima n'uwo nkoresha aho ngaho ndikorera witonde aho nkoresha njyewe wapi ni umukozi mfite abakozi benshi cyane ndabakoresha yego boss yego sha ntabwo ari wowe wumvisha avuze ni ibyana biba biri mu biraho turimo gukorera gashaka se yabimbwira ahita mwirukana komera boss uyu munsi ibicuruzwa byashize byashize hari samuterera yasimije mbo abantu bo kuyipakurura baduciye 1,000 komeza ubwire gutegeye baduciye 1,000 byo gupakurira samuterera ya sima tubigenze gute umva kamarade we kamanze mbahereza amafaranga bagiye gupakira kanje mbanze mba amafaranga yo gupakira samuterera kamaro gupakurura gupakurura yes sawa
nawe isugera ku mwisho ndagaswa curuza ururindagira none se ubu ngubu noneho ukabyara we uramukiriye ko tumubonye tukamwitesha ariya senyisa yako gakapasha ubu yafashe gakapa kigura ibihumbi 10 wakigogiwe ngo senyisa shanje nari gupfa ko yafashe kuziko nubwo ukoreye mu mujyi igihe kinini uri ikigogi nese ko bashobora kudufata noneho ukagenda nta n'ijana wibitse aho kugira ngo nyiguhere senyisa nakijugu reka maye nkata senyisa nawe urasetse senyisa nese noneho ndagaswe iki gikote ndagaswe wagira ngo bakindanguje bacyanuye ahantu harimo icyuye ni nk'ikingurube avuze ko ari we wacyanuye ukareka kuvuga ngo bakuranguje nyine okay ntariba ngira hano waranguye ikote ririmo igisaho bati ni nk'igingurube hajya mirobo y'ibishyimbo mwa ntaribima imyenda rero man katwiga karirimbo gashyashya umuntu azajya akoresha harimo kwamamaza imyenda ndagaswe ndimo kubona byagoranye indirimbo se ibintu by'indirimbo nta n'ibyo mbanze umwenda ni make watuyoberwa ko nkuzi ntiwaturutse ruguru iriya urimo kuturarura cyangwa cyaje wema nawe tubafitiye ibyangwe bya makeya rwose amashati amapantaro ndetse n'amakariso yego ku giciro gikeya cyane muze mukoremo bitarashyira ndimo kwihuta ko ngakwa mwana urabona ngo turi abazunguzayi dufite impano maze kubibona siko wagira ngo uri umuhanzi indimo twayijyana no muri TV indirimbo se sinumva wagira ngo ni ya Cecile Kayirebwa ubuze uko nyibagiwe iyi naririmbaga ngo kimwe urembwa twigende ndemo urayibagiwe n'ukuntu yibyinnye man we ko nawe naguri gufana wafanaga ibyo utafashe nese ko nafanaga ibyo urimo kuririmba nafanaga ibyo uruzi ururindagiro nawe byo kuririmba bigamo ese sha wabangutse ukavuna umuheto sha ngo bandimo gupanga nanjye kiramo Ngaho uteye utuye. komera mabuja we komera cyane ari bukiriya nanjye ndimo waga postinga da yaga posting Iki kibazo ko muri kuza mu turi gucuruza turi Sundi murabaye. ya rwose nawe rwose neza biteze Tuze neza. ambaho tugufitemo iya makeya niba ufite umugabo nimba ufite n'umugore sori ntabwo uri ikimanye Sundi inyuma umara iki? ndi kureba imyenda ari kureba imyenda yagukwira ako gakote se usanze kamukwira igorwa yimwe afite mu nda zeru Kureba imyenda se kureba imyenda nuko. ya metero wayizanye mbo urabona santimetero nkoreramo hano ndebere ko ari mu metero santimetero irimo Ako murwaye mu mutwe. sha nawe wazanye bitatuma nseka ko katuritare pate yitira pate Dore se nyine uza ko kitagira isoni. Nta n'isoni zo kutagira ubwenge. teramo pate ureba aho irogeye nta bwenge agira aka kabadi rero kagukwira tuve mu Nyine- magambo Mbese ubundi mugurisha imyenda mu ako ngako niyo ibere ryaguye rwose rihita rihagarara mabu njye sinakubeshya rwose nabonye usa nk'umuntu w'umusitari urumva niyo mpamvu ngiye kugukubita cyangwa mukubita cyangwa None se ntabwo mugira isuko mukuriramo ako ni gashati ukuvuga ngo twebwe urumva mwagiye mwubaha umuntu nta soni abakiriya uri kuzujugunyaho imyenda uri kubona uri ngewe kubona ari puberi uyu nguyu wowe oya nindu urabona ari puberi umutwe wawe hadakora neza subiza urabona mu mutwe yawe hakora neza wowe komera wagiye puberi. ucuruza neza reka twireberera hata ngo ratikoreremo mabu iki ni ikiweriweri ntabwo kizi gufata neza abakiriya cyakora ako gakote kakubere wagira ngo niho wafunze uwo munywa nk'icururiza ireberemo ireberemo ubundi kuki mucuruza mbere yo gucuruza mwagiye mubanza mukiga neza gufata abakiriya babyita customer care komera customer care ibintu kiriya wafunze ikintu nta kibazo afite ni ukuvuga ngo uyu nguyu ni umusazi witwara ni neza. umusazi ni umusazi utabiteye wakubona ukuze gutyo gusa ahubwo se iyo telefone niri kuzana mumufashe wigere neza nta kibazo njye unyizera rega wagira ngo niho karemewe kabisa niwe karemewe da kuko iyo umuntu afite mu nnyo zeru sabona ko mu nda zeru kano gakote gahita kagufatiramo neza cyane si wagiye abona ko witonda bose kamufashemo wowe uri gucuruza fungira imashini rata
katugufungiye. ndabyifungiye umusore ngoranta mama iki kibazo iki oya mwijyane nese ubundi nangaherino ko wowe igere turavugana nyuma ndi wigeze kubona rijya gusa nk'irinka Aka kabade wajya kwambara imbere mu ikoti. nakubujije kura imyenda ntaza kuguceka oya twaguceka da nta soni tajya ngo utanze mu nzu kwa turi kutujugunyaho imyenda nta soni ma birebere n'aka kabade nyine ngaho mbwira igiciro nkwishyure Nese wari wowe igere nta kibazo mbwira nkwishyure mbo mfitemo n'irindi kote ryiza nabonye isa nk'umuntu w'umusitari twara rimwe reba n'aka ese gashati ibi biziriko imbara kwemeye ntabwo wumva iyi mpamvu uje kugiza unyitobaho urabona ibintu mwajye nimba mushaka kurusha mugurisha neza katugurisha neza hani isoni Se wagurishije neza. na mwana nawe wamutaga buriya rero wari uri kumbwira ngo nangahe nangahe nimba mushaka kugurisha muri kunyitobaho ku mutekerezo angahe 23 ari guhereye ku kirango. njye ntabwo Ese ncuruza uba zahabu wungutse? njye ntabwo ncuruza zahabu Ucuruza inka se? Acuruza inka. ibihumbi 23 kuri kote byagura amafaranga 500 Y'amadolari. Ni amadolari. cyangwa ntabwo muzi ukora subiramo twumve umva ndabona rero subiramo twumve imyenda yanyu ntabwo ndi ku subiramo ngo byagura ntabwo nkeneye iyo myenda byagura ntabwo wumva 500 nakubonaga nk'umusirimu ari kuri iki debiti Nta musirimu ugira dore we buno bungana. dore zunguza ubwo bundi bumeze nk'ubusate bw'ikawa kuraka kuga n'umuruho komera mama ukomera cyane yewe data rwose Namuheruka gake. yerukana kera uracyanyubuka ibuka ka gakote nakugurishije ndabibuka Nanjye uranyibutse. yego rwose Ntabwo wanyibagiwe. yego mabuja wanjye rwose Umeze neza se? Uri itaritse izuba. mabu noneho nahinduye bizinesi ndi gucuruza ibintu byinshi cyane rwose Cyane. ubucuruzi bike amaye nkatawe rwose Dufitemo imyenda itandukanye, afite n'ibindi ibijumba by'impate ndabifite ikijumba cyo ndabyo impate rwose sogongera ni 400 uwo ni umubonyo mfitemo n'amashuda Kubonye ni 400. mfite amashu mfitemo n'amashu akamanza mako kemba harimo icyo kurya harimo n'amashu imboga nziza imboga zarabuze Iyi ni ibo. aya mashu Ni ibo. aya urajya kwitogosereza twese ko wazanye ikijumba gitetse kuko utazanye n'amashato wowe urayiriye we gura imboga Urazirisha. aho mabuko wari umusirimu byagenze n'ubundi ubusirimu ahubwo biterwa nawe iri kote ukarigura 500 nese ndigura ngaho ikarisi igura ngaho ari ikariso Ubwo ngubwo. nese kariso kubigura 200 bivuze ko ibihumbi bitanu neza Mujye munatekereza rero. Nese Ino ma. myenda iba yarambutse umupaka. umuti w'isabune uri kugura 3 ikote ryavuye muri amerika rikagura 5 Nkanjye ari byo ndimo kwibaza. abakiriya bigize ako menya ngo iyo ufashe ikote ryaguze 500 Rero ugafata kanijye- n'umuti Mabu, w'isabune reka tuve mu bya ngagura saka agatelefone dore nashomye gura aka gatelefone ndebe ko ndimwakura akagura rwose urabona ko ari runini kurusha iyi yawe Telefone wayikuye he? ibyo naho nayikweze harakureba iyo telefone niri kuzana mumufashe wegere neza njye unyizera rega niwe karemewe da Kuko iyo umuntu afite mu nyo zeru. Urabona ko mu nda zeru. Ino telefone tutabeshya ntabwo ari yayi nibagwaye yararuguru ngo ubafashe. Mana yanjye wajya ugira ese disipurine. wumva wishije ko nyewe yigeze imyenda yanjye ku busa Nese ku byo wamwibera telefone. nayo namwatse Mana we wayima umva rero nkubwire wa muhungu mbabarira narebaga umunwa muremure ufite nkabona atari ubusa. Umva nkubwire musu. Ino telefone yizane kwanza ndahita njyana no kuri polisi kugira ngo wumve yuko akazi kanjye ngiye nshaka kugakora mu mutekano. kurasa Akanda ku buryo se wajya wewe ugenda ariko ufite icyaha cyo kuba uri umuzunguzayi ibyo bintu bitemewe mu gihugu. ntabwo ndi umuzunguzayi njye ndi umucuruzi Yego mucuruzi we w'umujura. njye mfite n'ibyangombwa buri utazanyinisha mpamvu nyimera amafaranga
ino telefone ngomba kuyijyana kuri polisi. Ino telefone ntabwo ari ntabwo ari nta nubwo nshaka kuguteza abantu. Amatelefone nasanze ko umuntu umaze gutya yewe bibaho rata mapu ahubwo iki ni igisambo ruhagwa. cyangwa Bagenda nakubwiye ngo mu kazi kanjye ntabwo nshakamo stress. Nshaka gukora akazi kanjye neza nta kavuyo urimo kumva. Kugenda ukiba telefone y'umukiriya. nabangaba Oya bwo iyo telefone yabaye. Kiriya karibu kiriya. Yego boss. nabangaba Baje. Imyenda. Uyu ni umukobwa twaye tukananira ngo wagashimye se. Amabaje boss byo kumugurira. Dore ka Karibu wamurabere mu Yesu. akagote ni nako yari yashimye kuva kare. Boss reba kagashati kakubera. telefoni yanjye agakote se mubi telefone y'umukobwa mufite Telefone. Ewe no mu muryango wacu nta muntu utunze telefone. Ntayo pe. Nta telefone. Boss do. Reka do chaka. nayo mufite Chaka Ntayo pe. Chaka. None se nibyo wa Chama no mu kibuno koramo. koramo rwose. No ode nakoramo nta kintu kirimo. Yayishyiramo gusa. Boss do. Chaka byo gukira izina ry'Imana. Ndavugisha ukuri. Ahubwo dore ukuntu byagenda. Ahubwo se boss wayihamagaye ukumva nirasoni. Ese irasona nayo dufite. Ahubwo se muko wayitaye. Yihamagare wumva nirasonera kugira ngo unyice. Jya ndi umwana w'Imana. Ukahita upfa. uretse uri kubona nakubeye Dore kambe nipfukamiye. Kambe nipfukamiye. Fukama Kambe wasanga byari n'urunguru. Ariko nta telefone yaba afite. Njyewe njye napfukamye. Akazi kacu muri kuntu tugakora urimo kumva. Urumva itari gusonera hano. Ntayo muri kumva. Oya. Oya vuga vuga. Chef. Boss do. Chef waretse Uri kw'Imana ukuri kw'Imana. nakubwira basi. mbwira rega Vuga vuga vuga. Nukuri kw'Imana reka mbabwire. Uri kw'Imana iki Imana niyo yakubwiye ngo wibe. tuzajya dukora mwabagiye Mwibe. muze Boss do. Ariko tunikire. Njye napfukamye bodo. Kubita naje. Naje. Ufashwe mu joro no. Reka mbabwire sicyo. Aho kugira ngo rero munye. kubita ibyo ni akazi kawe Oya bakwice bakwice. tugende ibimbi natwe urakoze Genda none. Urajye nuko hakabazunguzayi kuki badusuzugura. Ariko tubikurikira tubyiye. Oya. Urajye nuko mbanze gutuza. Askwe. Najye kuzamuri. Aho kakabanje gutuza ibigume bakuritaguye. Ubundi dore haduye urabanza ukamuneka neza urumva ukareba tekinike zose afite. Ubonye kara kajonogo nanjye kuzamura. Ucyo none Akubundi cha turimbwa. turimbwa ma. Ubundi adukubise Umuntu ntabwo wabanyizo. karara agatepura. Niko